Satani ye kubyurira avuga ati ariko undi ntacyo ushoboye, oya uragishoboye kuva warasigaye, kuva ugihumeka urabishoboye. Hari icyo wakora kandi kigakomeza n'abandi bagukomokaho, kigakomeza n'abakubona, abaturanyi, inshuti n'abavandimwe, aho wiga se niba uri umunyeshuri, aho ukorera niba ufite akazi ukora, aho utuye, abo bose bakabona ihumure ku buzima bwawe. Ntuheranwe n'agahinda, ntugire umubabaro wo mu mutima ukurenze. Nehemiya we yarabitunganije, yamaze kumenya ibyabaye iwabo aravuga ati ntabwo ndi buheranwe n'ibi. Asaba umwami, umwami amugirira neza. Rero dufite igihugu kidukangurira gutera imbere, kwiteza imbere, kwigirira icyizere, gukura amaboko mu mufuka, ntiduheranwe n'agahinda. Rero kuri Mpumuriza natwe turifatanya n'igihugu tuvuga ngo nimukomere, nimuhumure. Ariko kuko Imana iyo yabishatse igihe kiragera ukegerana nawe kandi ukamusaba akakumvira, none akaguha uburenganzira. Murakoze cyane. Umubabaro cyane abona ibikorerwa muri Yerusalemu. Ariko hari bamwe mu isi y'umubiri, mu isi y'umwuka batarebaga ibihakorerwa. Ariko Nehemiya we kuko ari mu isi y'umwuka, noneho agira ishyaka, arababara, aranatinya. None amaze gutinya, ariko Imana imuha ihumure, iramutinyura. Abona iza mbaraga zo kujya kwegera umwami. Kandi amaze kubona imbaraga zo kujya kwegera umwami, umwami yaramwakiriye. Urumva ukomeje hepfo uraza wumve ku murongo wa 4. Umwami arambaza ati hari icyo unsaba? Umwami abaza Nehemiya ati hari icyo nsaba? Kandi kuko yaragifite. Yarafite umubabaro. Yarafite umubabaro. Hari ibyo yumvaga ashaka gusana. Hari ibyo ashaka gusana. Byari byarasenyutse. Harabaye amatongo, abantu bamwe barebera mu mubiri, ariko wagira ishyaka ryo kurwana ya ntambara wavugaga umukozi w'Imana. Noneho amaze kumubwira umwami yaguhaye go ahead. Ati hari icyo nsaba? Byanze bikunze abagwaye permission yo gusaba mbere. Noneho rero we aho hepfo uraje uhumbe. Hari icyo nsaba? Nuko nsaba Imana nyir'ijuru. Nuko nsaba Imana nyir'ijuru. Cyane inshuti zacu, inshuti za Mpumuriza GB Ministries, amahoro y'Imana bane namwe muri ibi bihe turimo. Ni ibihe bitoroshye, bitoroheye imitima yanyu, aho muherereye hirya no hino, aho mugenda mwibuka, mujya mu miryango yanyu, mwishyira hamwe kugira ngo mwibuke. Kutibuka si byiza, kutibuka ni indwara, kutibuka ni ubuyobe. Rero turashima Imana ikitubeshejeho njye nawe, kugira ngo twibuke, hanyuma turebe aho abacu bagiye badashoje kugira ngo dusoze tunakomeze kurushaho. Rero kuri Mpumuriza murabizi ko tubwiranaho amagambo y'ihumure, amagambo akomezanya imitima. Turasenze ngo amahoro y'Imana bane nawe, wowe aho uri n'umuryango wawe, waba uri umukecuru, umusaza, warasigaye wenyine. Turasenze ngo ihumure ry'Imana rikubeho. Nta kindi umwana w'umuntu yakumarira, nitwakugarurira abawe bagiye, ariko Umwuka Wera ajya ashobora kugera hahandi kure tudafite uko twagera, ndetse na hahandi tugera. Hari igihe ubwira umuntu ngo impore komera, ariko ntibigere ahantu yumva hahandi hababaye. Rero turasaba Mwuka Wera niwe ushobora kugera hose, agera mu mitima yanyu, aguhumurize. Wowe mubyeyi aho uri, wibuka abana bawe, wibuka umutware wawe, wibuka se umugore wawe niba uri umugabo. Ibyo byose nta wundi muntu wabikuvura, nta muganga waguha umuti ngo akuvure icyo gikomere. Ariko turasenze ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ni ukuri ihumure ry'Uwiteka ribabeho. Nta kindi twabifuriza uretse kwibuka wigira, kwibuka kandi wiyubaka, kwibuka ukavuga uti yego n'ubundi niduheranwa n'agahinda ntacyo agahinda kari butugezeho. Ariko wibuke unatekereza uti hari icyo nakora. N'umwanzi Satani ye kubyurira avuga ati ariko undi ntacyo ushoboye, oya uragishoboye kuva warasigaye, kuva ugihumeka urabishoboye. Hari icyo wakora kandi kigakomeza n'abandi bagukomokaho, kigakomeza n'abakubona, abaturanyi, inshuti n'abavandimwe, aho wiga se niba uri umunyeshuri, aho ukorera niba ufite akazi ukora, aho utuye, abo bose bakabona ihumure ku buzima bwawe. Ntuheranwe n'agahinda, ntugire umubabaro wo mu mutima ukurenze. Nehemiya we yarabitunganije, yamaze kumenya ibyabaye iwabo aravuga ati ntabwo ndi buheranwe n'ibi. Asaba umwami, umwami amugirira neza. Rero dufite igihugu kidukangurira gutera imbere, kwiteza imbere, kwigirira icyizere, gukura amaboko mu mufuka, ntiduheranwe n'agahinda. Rero
kuri Mumuriza natwe turifatanya n'igihugu tuvuga ngo nimukomere nimuhumure twubake igihugu cyacu, wubake umutima wawe kuruta ibindi byose. Imitima yacu nimara gusanwa ikubakwa, mu by'ukuri tuzubaka n'igihugu cyacu, hanyuma nacyo gikomere kurushaho. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino. Kandi hari abantu bajya bavuga ngo ntabwo barasobanukirwa impamvu yo kubaho kwabo. Reba umuturanyi wawe, reba imfubyi n'abapfakazi, ubasange muri iki gihe. Numva ni amahirwe wowe ubonye. Gerageza ugire umuntu wegera umubwire uti komera, humura. Ntuvuge ngo uricaye gusa, uvuge ngo ngewe ngo nzakorera Imana ryarize. Iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana. Ufashe umuceri wawe ukawushyira wa mwana w'imfubyi, ufashe umwambaro ugashyira wa mupfakazi cyangwa se wa mugabo, waba ukoreye Imana mu buryo bufatika. Rero mureke muri iki gihe twegere abababaye, twegere ugire icyo ukorera Imana muri iki gihe. Wenda iyindi minsi byarakunaniye, iyindi minsi wibwira ko atari igihe cyawe, ariko noneho muri iki gihe cyo kwibuka, reka twegere abababaye, twegere abari mu gahinda, twegere wowe babwira amagambo y'ihumure. Kandi niba udafite amagambo y'ihumure, cecekere, kuko ntacyo bimaze gukomeretsa mugenzi wawe, ntacyo bimaze kubwira nabi mugenzi wawe. Oya, gerageza ugire ijambo rimwe ry'ihumure ubwira mugenzi wawe, mubwire uti more, komera, ihangane, haguruka tugende. Mbese mwereke inzira y'aho yacu, hanyuma Imana izabiguhera umugisha. Murakoze. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Shalom shalom. Tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino ku isi. Imana yacu, Imana dukorera, ntabwo ari Imana ngufi, ni Imana igera hose. Aho tutagera irahagera, n'aho turi kandi irahari. Rero turasaba Imana yacu y'amahoro ngo ibasange nk'uko natwe tubyiyumvamo yuko iri kumwe natwe. Namwe turabifurije ngo amahoro y'Imana akomeze gutemba muri mwe n'abanyu aho muherereye hirya no hino. Uyu munsi rero twongeye kugirirwa neza kuba turi imbere yanyu muri studio, tuzanywe na rya humure. Murabizi ko twitwa Mumuriza GB Ministries. Ni ahantu tubwirana ibyururutse umutima, ni ahantu dukomezanya, ni ahantu tukubwira ngo komera, ihangane, mu byo unyuramo byose Imana irakuzi. Rero turi mu bihe bitoroshye cyane cyane ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize, uko baremwe, uko bavutse. Rero niyo mpamvu twongeye kubabwira ngo nimukomere, nimuhumure. Uko wiyumva uko nguko, Imana irashoboye cyane kuguhindura, irashoboye cyane gukiza umutima wawe. Nta muntu wakiza umutima, ariko dufite Imana ikiza kandi igatunganya rwose. Rero tuje kubabwira ngo nimukomere, nimuhumure. Twagira ubuntu kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Vena, umukozi w'Imana Imana ihagurukije muri iki gihe kugira ngo ahumurize imitima, akize imitima irushye, iremerewe, ibabaye. Rero mu kanya turaba tuganira, reka tubanze dusenga Imana nk'uko ari umuco wacu, gushima Imana, kuramya Imana, guhimbaza Imana mu byo dunyuramo byose. Hanyuma turaza kuganira, ese ni gute twakira imitima, ni gute wahumuriza mugenzi wawe, ari abakuru, ari abato. Buri muntu wese afite ukuntu yahumurizwa, kandi Imana yacu ikagusanga, igasana umutima wawe. Ibyo rero turabyiringiye, ntabwo byaba bitangiye nonaha, ni ibintu byahozeho kandi bizahoraho. Reka dushime Imana. Data mukunzi mwiza, turagushimiye, urera kandi urakiranuka, uri umwami mwiza, uri Imana yacu. Data, uburinzi bwawe tububona uko bukeye uko bwije, kugirirwa neza n'imbabazi byawe turabibona. Mwami, kuba tugihumeka ntacyo turusha abagiye, ntacyo turusha abasinziriye, ntacyo turusha abishwe, ntacyo turusha Mwami wanjye ba bandi bagize ahacecekerwa, ariko twebwe kuba tugihumeka ni amahirwe. Reka rero tugukorere tugifite umwanya, reka tugukorere hakiri kare, reka tugukorere Mwami, kugira ngo icyo twahamagariwe tugisohoze, ndetse n'ibyo abandi bagiye badasohoje Mwami nabyo tubikore. Turagushimiye kandi turaguhimbaje. Reka umukozi wawe Vena umukoreshe amagambo y'ihumura agiye kuva mu kanwa ke washyizemo. Data, ahumuriza imitima y'abazamukurikira bose, kandi twese twubakwe. Urakoze, ugize neza. Ndagushimiye kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Rero ni ukuri ijambo ry'Imana atubwira ngo muri byose dushime. Biragoye, ntabwo byoroshye. Iyo urisomye gutyo wavuga ngo ese ndashima napfushije, ndashima ndimo kwibuka abanjye bose barapfuye, nta n'umwe usigaye, ni njye jyenyine. Ntabwo byoroshye, ariko dufite umufasha ari we Mwuka Wera. Kristo ajya kuzamuka yari dusezeranyije ngo azatwohereza, azasaba Data twoherereza umufasha
ngo uwo nguwo azatubwira byinshi, azaduhishurira byinshi, azatumenyesha byinshi. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo umwuka w'Imana atembere muri mwe, umwuka w'Imana yururuke muri mwe, aho murimo kwibuka hirya no hino, aho mugenda hirya no hino hose, abarimo bategura imibiri y'ababo kugira ngo bajye kuyishyingura mu cyubahiro, aho muherereye hose, ibiganiro twitabira hirya no hino, turavuze ngo amahoro y'Imana aze yururuke muri mwe. Twamaze gusobanukirwa yuko nta muti twabonera igikomere cyo mu mutima, nta muti twabona uvura agahinda, ariko dufite Imana yo kwiringirwa ishobora kuza ikavura ako gahinda kari mu mutima. Rero mwakire ihumure, mwakire gukomezwa n'Imana yacu. Umwuka w'Imana abagenderere kandi akomeze kubitaho, yumve kuganya, yumve gusenga, yumve imitima yanyu uko iniha. Umwuka w'Imana yururuka abagirire neza. Rero turi kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Vena, tuguhaye ikaze muri aka kazi, muri uyu murimo wa Data. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Imana ibahe umugisha ku murimo mwiza mwahamagariwe. Ndabashimiye cyane. Amen. Ndanezerewe kuri uyu munsi, umunsi ukomeye w'amateka ku gihugu cyacu. Muzi ko turi mu minsi yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ari nayo mpamvu twaje aha ngaha kugira ngo turebe ijambo risa n'imitima y'Abanyarwanda kandi ritanga n'ihumure. Haleluya. Murakoze cyane. Amen. Bene rero mwamwumvise, ni umukozi w'Imana, bamwe muramuzi abandi ntabwo mumuzi, ariko uyu munsi muramumenye. Impamvu regeye kumenyana kwacu ni ukugira ngo mujye mwumva ihumure riduturukamo. Wumve niba hari icyo wumva wari ukeneye, unatwandikire utubwire uti nari nkeneye ko muzavuga kuri iri jambo, rirandemerera, ntabwo ndisobanukiwe, nta nubwo ndimo kuryumva neza. Ese mwari tubwira tukarisobanukirwa? Ni ukuri mujye mutwandikira, nomero zacu ziriho, mujye mutwandikira, mujye muduhamagara, hanyuma tubwirane ibyururutse umutima, dukomezanye mu rugendo. Nta yindi mpamvu yo kubaho kwacu, ni ugukora icyo wahamagariwe gukora. Rero tugiye kuganira n'umukozi w'Imana Vena, atubwire ese iteka duhora tubwirwa n'umuyobozi mukuru atubwira ngo twibuke twiyubaka, twibuke twe guheranwa n'agahinda, twibuke twisana, dusana igihugu cyacu. Ese ayo magambo tuyasanga no muri Nehemiya, ni mu ijambo ry'Imana harimo amagambo aruhutsa imitima. Burya umuyobozi wacu ayoborwa n'Imana, ni umuhanuzi w'Imana. Hari amagambo ajya avuga, nanjye nkavuga ko ariko Mana uyu, kereka umuntu adashaka kubyemera, umuntu adashaka kubyumva, ariko agira amagambo y'ihumure muri we. Ntakavuze ngo twamutumira kuri nuza muri studio zacu, ariko habivugira twese dukorwaho. Imana yo mu ijuru imuha umugisha kandi ikomeze kumuyobora no kumufasha kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana rero ibaho umugisha, utuganirize. Ese ni gute umuntu yakwakira ihumure? Ese birashoboka ko umuntu gusenga gusa se bizana ihumure, cyangwa hari ikindi kintu umuntu yakora? Hanyuma twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kugira ngo tubwire abadukurikira bari bafite agahinda, bari bihebye, tugire icyo tubabwira kugira ngo bakire ihumure. Imana iguhe umugisha. Murakoze mukozi w'Imana Goreti. Mbanje gushimira ko irihishurirwa mwahishuriwe. Cyane cyane dufite ababyeyi beza. Nyakubahwa umukuru w'igihugu, ni Imana muduhaye. Ngiye mugeranya nka Salomo. Imana yamuhaye ubwenge bwo kuyobora Abanyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga baturimo. Kuko we ni umuntu ufite intumbero ureba kure. Rero ikintu adushishikariza cyose, adushishikariza kubaka igihugu no gusana imitima y'Abanyarwanda, ariko ashingiye no ku madini. Abantu bayobora abantu bose b'amadini aratwumva, kandi natwe igihugu cyacu dushimiye ko tuyoborwa n'isengesho. Mbere ya byose n'ikigiye kuba, ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwemera isengesho rigasengwa kandi rigahindura ibi. Rero kuri ubwo buryo uyu munsi nicyo cyatuzanye kugira ngo aho Abanyarwanda bose bari ku isi hose twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kugira ngo tuzane ijambo risa n'imitima, nk'uko umuhanuzi Nehemiya yatumwe i Yerusalemu, ahantu hari harabaye amatongo harasenyutse. Hanyuma ajya i Yerusalemu, umwami aranamubaza ngo ijambo rikomeye, arabaza ngo ese muri iki gutera agahinda kikubabaje?
nabuzwa n'iki kubabara kandi igihugu cyarahindutse amatongo. Noneho aza gusaba inzandiko, azisabye hanyuma arazihabwa, ajya gusana imitima ya Yerusalemu, abaturage ba Yerusalemu bose. Uyu munsi natwe icyatuzanye aha ngaha kuri Mpumuriza ni ugutanga ihumure ku banyarwanda bose aho bari ku isi hose bakorewe amateka ya genocide, ariko kugira ngo n'abariho basigaye bakunda ijambo ry'Imana, basangwe n'ijambo ry'Imana, twubaka igihugu duhuje imitima, dushyize hamwe. Kuko namwe itangiriro 11:6 haravuga ngo abana b'abantu bishyize hamwe nta cyana gukora bagishatse. Ubu natwe abanyarwanda turiyubaka dusana imitima kugira ngo tugire ubumwe, bigende bitwibagiza ibikomere byinshi, ariko twiyubake biciye mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Noneho twagira ngo tuganire kuri iri jambo Nehemiya amaze kumva inkuru z'iwabo, yahise yijima, yahise ababara cyane, ngagira umubabaro wo mu mutima. Hanyuma ngarangije kuko yajyaga ajya imbere y'umwami amugaburira, wamuteguriraga ifunguro, ariko umwami amubona mu buryo budasanzwe. Aravuga ati ariko uyu muntu uko adasanzwe angaburira ameze atya, habaye iki? Aramubaza ati ese Nehemiya byagenze gute? Nanjye aramubwira ati nabuzwa n'iki kandi iwacu harabaye amatongo. Aramubwira ati nsaba icyo ushaka. Hanyuma arangije aramusaba, amugenera ibyo yasabye ndetse n'ibirenzeho. Ariko noneho tubona Nehemiya yaragiye gusana inkike z'iwabo, ariko agasana, hari aho tubona ko yasanaga nganarwana. Bivuga ngo nubwo tubwirizwa gusana, ariko hari ibyo tukirwana nabyo. Ntabwo wasana ugifite agahinda katakurekuye, ntabwo waheranwa ngo wicare gusa uti ndategereza igihe nzakirira mbone guhaguruka. Ariko Nehemiya tubona yarasanaga kandi afashe n'inkota arwana. Bivuga ngo turasenga, ariko ntabwo turi ubusenge gusa, ariko tugomba no kugira imirimo dukora kugira ngo dusane igihugu cyacu. Naho tutabikoze ntacyo twaba turimo dukora. Tugomba kwishakamo imbaraga kugira ngo Imana yacu, kugira ngo Imana ituyobore, dufatanye n'umuyobozi w'igihugu kugira ngo dusane inkike z'igihugu cyacu, dusane imitima. Dusomye ijambo riri muri Nehemiya ibice 2. Umurongo wa 2. Yego. Umurongo wa 2. Umurongo wa 2 Nehemiya. Yego, reka ndimo ndahashaka kugira ngo tuhasome. Hanyuma 2:2. Ariko umutwe w'amagambo cyangwa heading iravuga ngo umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu. Hanyuma ku murongo wa 2 aravuga ngo umwami arambaza ati ni iki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Uyu Nehemiya muri make we mu mutima we yarafite umubabaro, abona ibikorerwa mu gihugu cya Yerusalemu. Kubera ko abantu benshi ntago babireba nko Nehemiya bibona, ko we yari mu isi y'umwuka. Hanyuma agira agahinda k'ibikorerwa muri Yerusalemu. Noneho agira ishyaka ryo mu mutima yo kugira ngo niki cyatuma Yerusalemu yongera igasanwa, ikubakwa, kuko hari habaye amatongo. Hanyuma rero ntiyasinziriye, yaraboroza arasenga, agira igihe cyo gusabana n'Imana, agira igihe cyo kugira ngo agire ubuntu. Noneho ubwo buntu bumuzaho, noneho nibwo yafataga urugendo ajya kureba umwami. Ageze amahirwe umwami aramwiyegereza, kuko iyo ataza kugira umwuka umwami Imana ntabwo umwami aba yaramwiyegereje. Kugira ngo yegere umwami ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni nko twicara aha ngaha, waba ufite ishyaka ryo kugira ngo wegerane n'umukuru w'igihugu, ariko kubera yuko za mbaraga za kugira ngo zigusunike zikugezeyo zikaba ari nkeya, ariko kuko Imana iyo yabishatse igihe kiragera ukegerana nawe kandi ukamusaba akakumvira, none akaguha uburenganzira.
murakoze cyane. Amen, amen. Nehemiya yaratonye, Nehemiya yagize Yeah. igikundiro cy'Imana Yeah. mu buzima bwe, uburyo yasabye, hanyuma Imana ibicisha mu mwami, umwami aramwumvira kandi amufasha ibyo yasabaga byose. Yeah. Rero mu gihugu cyacu dufite amahirwe, dufite umuyobozi w'igihugu mu by'ukuri n'umuhanuzi w'Imana nkuko nabivuze kare, we nta nubwo turindira kumusaba, oya ntabwo bizansaba ko nsaba appointment ngo njye kumureba ngo mubaze ngo nkeneye urwandiko, ya wahora atubwiriza icyo gukora, kandi nitwumvira, kuko iyo wumviye lazima icyo wabwiwe gukora ukacyumvira ukagikora bikubera byiza. Ariko nitwumva amagambo atubwira nitugire icyo dukora, ntabwo tuzasana inkike ngo bikunde, ntabwo uzisana ngo bikunde. Ariko natubwira kwigira, ahangaha ntabwo bizakunda, oya bizakunda, kuko ijambo yatubwiye ni ubuhanuzi. Ayo magambo yatubwiye ni amagambo y'ubumana. Nitubishyira mu bikorwa uzakira, nanjye nzakira, nzakomera nawe uzakomera. Rero nidukomera tuzubaka igihugu cyacu. Nehemiya agiye abibwiye bene wabo, baramwumvira. Hariho abamwumviye, hari n'abandi bamuciye intege. Nuko natwe hano hari abaduca intege, hari n'abatubwira ngo ariko birashoboka, birashoboka ko twabigenza gutya bigakunda. Rero biradusaba iki mushumba? Biradusaba kwica amatwi y'ibintu biduca intege, kuko birahari, ntibizigera binabura pe. Ariko biradusaba kumvira ijambo ryiza, biradusaba kumvira icyo tubwirwa gukora muri iki gihe cyo kubaka imitima yacu, cyo gusana ibyasenyutse byacu kugira ngo twongere tubeho. Nitutumvira ntabwo tuzagera iyo tujya. Aha Nehemiya yaratinye, hepfo aravuga ngo mbyumvise ndatinya cyane. Ku murongo wa 3 yego wahasoma uko z'Imana ukabyumva. Umwami ndamusubiza nti umwami arakarama, icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Ko umurwa n'ahantu h'ibituro bya ba sogokuruza habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Urumva ni ukuvuga ngo Nehemiya yari afite umubabaro cyane abona ibikorerwa muri Yerusalemu. Ariko hari bamwe mu isi y'umubiri, mu isi y'umwuka batarebaga ibihakorerwa. Ariko Nehemiya we, kuko ari mu isi y'umwuka, noneho agira ishyaka, arababara, aranatinya. Noneho amaze gutinya, ariko Imana imuha ihumure, iramutinyura, abona iza mbaraga zo kujya kwegera umwami. Kandi amaze kubona imbaraga zo kujya kwegera umwami, umwami yaramwakiriye. Urumva ukomeje hepfo uraza wumve ku murongo wa 4. Umwami arambaza ati hari icyo unsaba? Umwami abaza Nehemiya ati hari icyo nsaba? Kandi kuko yaragifite, yari afite umubabaro, hari ibyo yumvaga ashaka gusana, hari ibyo ashaka gusana, byari byarasenyutse, harabaye amatongo, abantu bamwe barebera mu mubiri, ariko wagira ishyaka ryo kurwana ya ntambara wavugaga mukozi w'Imana. Noneho amaze kumubwira umwami yaguhaye go ahead, ati hari icyo nsaba? Byanze bikunze abagwaye permission yo gusaba mbere. Noneho rero we aho hepfo uraje uhumve hari icyo nsaba? Nuko nsaba Imana nyirijuru. Nuko nsaba Imana nyirijuru. Urumva we yabanjije kwegera umwami, ariko ararama mu ijuru, ngo nuko nsaba Imana nyirijuru. Yego. Maze nsubiza umwami nti niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya ba sogokuruza, mbone kuwubaka. Niba umwami abikunze, asaba Imana, maze aravuga ngo niba umwami abikunze. Rero iyo umwami yakwemereye, nta na kimwe udashobora gukora, byose birakoreka. Nk'uko umukuru wacu w'igihugu umuhaye icyifuzo cyangwa ngo ko ndebe hari ahantu hameze nabi, mbese mwami wampa gukora kiriya kintu, niwe akavuga ati ndakwemereye ngikore. Niba ngo ubu wahawe izindi imbaraga, abagukomeje, kuko ntabwo ushaka kujya hejuru y'itegeko ry'umwami. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero niyo mpamvu uyu munsi w'amateka turimo yakorewe genocide y'Abatutsi mu mwaka w'1994. Niyo mpamvu ubu ngubu aha turiho turarwana n'intambara zikomeye za mu mubiri, ariko mu mwuka turiho turasana imitima y'Abanyarwanda, kugira ngo Abanyarwanda bose biyumvemo ko iki gihugu kitazongera kunyeganyezwa n'ibyabaye n'amateka yabaye, ahubwo gigomba gushyira hamwe
noneho tukaza tukubaka igihugu cyane cyane n'urubyiruko tukarushishikariza kumva ijambo ry'Imana tukarushishikariza kugira imbaraga mu ijambo ry'Imana noneho bo bakagenda nabo buzuzanya imitima kuko bakomeretse babonye amateka y'ababyeyi babo n'abandi batoya bahuye na genocide ariko uyu munsi turashaka gusana inkike z'imitima yabo zasenywe. Yego. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Nidusanwa imitima mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo bw'umubiri bizakoreka. Numara gusobanukirwa yuko Imana Nyiringabo ariyo ishobora gusana umutima. Nta muntu ujya usana umutima. Nta n'umuti wanywa kugira ngo umutima wawe ukuremo cya gikomere. Hahandi wakomeretse mu buryo bufatika, wajya kwa muganga bakakuvura bagashyiraho umuti, ariko mu buryo bwo mu mutima bwo mu mwuka ni Imana yonyine. Imana rero turasenga ngo abe ari igenda mu mitima yacu, mu mitima y'Abanyarwanda aho baherereye hirya no hino, isane imitima yabo, yomore imitima yabo, kandi Imana yacu irabishoboye. Hanyuma uyu mugabo urasomye ku 6 umwami amaze kumwemerera, usoma 6 wumve. Umwami yari yicaranye n'umwamikazi arambaza ati, urugendo rwawe ruzaba urw'iminsi ingahe kandi uzagaruka ryari? Nuko umwami yemera ko ngenda, dusezerana igihe. Ku wa 7 kandi nsaba umwami nti, umwami niyemera bampe inzandiko zo gushyira ibisonga bye, umwami niyemera ibisonga bye byo hakurya y'uruzi, ngo bampe inzira ngere i Buyuda, bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibaya cy'umwami, kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu, kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Uyu munsi twebwe rero nk'abatoranyijwe n'Imana tukaba twizera ko Imana ijya iduha uburenganzira n'ukuboko kugenda kukatwemerera ibyo dukora. Niyo mpamvu uyu munsi iri ngiri ni ishyaka ry'uko ryanyuze mu akazi wayo kugira ngo ajye ahuza abantu batoranyijwe n'Imana kugira ngo bajye basana imitima y'Abanyarwanda nk'uko Imana yaduhaye ubwo bubasha ikadutoranya, nta kindi yadutoranyirije kuko ngo yidutoranyije kugira ngo dusane inkiki zasenywe, kandi hari ijambo rivuga ngo abantu bari mu no kutamenya. Ariko uyu munsi turashaka ko bamenya, bakava mu bujiji, mu rujijo, bakamenya Imana ko hari igihe ibaha imbaraga za kugira ngo bakore iby'ubutwari bya bindi byananiye abandi. Niyo mpamvu Imana yadutoranyije ngo tuze umunsi nk'uyu nguyu w'amateka nk'aya ngaya Abanyarwanda bahuye nayo, kugira ngo iduhe imbaraga twicare dusana imitima y'Abanyarwanda ku isi hose. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Turashima Imana rero ko ari dushoboje kugira ngo dutange iryo humure ku bantu hirya no hino badukurikiye, kandi gukomeza tubabwira ngo imore komera, kuko Imana yacu iratuzi kandi izatugirira neza. Turabashimiye cyane mushumba kubw'ayo magambo y'ihumure. Niba hari ikindi wumva watugezaho watubwira, hanyuma abadukurikiye twabasengera umugisha. Imana ibaha umugisha mwinshi. Uyu munsi ndanezerewe ko ngeze aha ngaha tugakora iki kiganiro muri Mpumurize Minister. Nshimye icyo nakongeraho cyacu twakomeza kugisana dushingiye ku miterere yacyo, dushingiye ku myemerere yacyo, ko yaduhaye ubuyobozi bwiza bwisanzuye kugira ngo dusane imitima kubw'ijambo ry'Imana, kugira ngo buri muntu wese yumve ko iki gihugu cyacu turashaka kukizamira nk'igihugu cya Isiraheli. Imana y'Abanyarwanda abanyamahanga bakajya bayibonamo ko dufite Imana cyane, n'ubu barabibona kandi baranabibona ku isi hose dufite Imana. Niyo mpamvu ubona Abanyarwanda bose turashaka ko 100% bagomba kumenya Imana ko ariho yadukoreye ibyiza, ari yatumye tubona n'iki gihugu cyacu twicayemo cyari cyarabaye amatongo, ariko ubu tukaba tukicayemo, kandi n'abakirimo turashaka kugira ngo bakomere twiyubake
ntagire ikibazo kutunyeganyeza. Amen. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Amen. Se dusengere hanyuma dusoze. Data turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye ku buyobozi bwiza bwa Muregi batoya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turagushimiye ku munsi mwiza nk'uyu. Data kuko ijambo ryawe rihumuje abanyarwanda. Turagushimiye ko ukomeye kudusana imitima kandi ubwiza bwawe bukomeze kutumanukira. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ukomeze kutugirira neza. Ugire neza abashumba bacu batuyoboye. Ugire neza amatorero yacu mu gihugu. Ugire neza abarimu batwishiriza abana. Ugire neza n'abakandida bose bari utegereje cya leta. Data uzabaho ubwenge kandi bazatsinde neza. Urengera abarwayi barwariye kwa muganga. Urengere imihurize imitima yabo. Abarwariye mu ngo, imfubyi n'abapfakazi, abadafite shinge na rugero. Data ugakomeza imitima yabo kandi utugirire neza. Turagushimiye ko wumvise gusenga kandi kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Icyubahiro n'ikuzo ibijyana n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.